Ndabasuje aho muherereye hose yabanga mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, aho mudahwema gukurikirana Kigali Tube Online. Nkuko rero mwabyiboneye tubazaniye indi nkuru iri kubica bigacika, ariko mbere yuko ngira icyo mbabwira, icyo nabasaba ni kimwe, no gukora subscribe ndetse ugakanda akazogera ari hejuru kugira ngo ntihakagire inkuru n'imwe yacu igucika. Muri aka kanya rero inkuru utigezeho ni y'umusore cyangwa umuhanzi ukunzwe n'abatari bake muri iki gihugu, aho aririmba mu njyana ya R&B ndetse asohora amahiti menshi umunsi ku wundi. Uwo rero nta wundi ni Kenny Sol. Uyu musore rero yifashe ajya kuri Instagram yiwe yandika ibaruwa cyangwa itangazo rinini kabisa rifite nk'amapaje nk'abiri, aho yararigeneye abantu bazwi ndetse banategura ibirori muri iki gihugu, aribo Bruce Knowless ndetse na Bayingana David. Ibi rero wakibaza ati byaherehe, iyi baruwa irimo ibiki? Dore ko irimo uburakari bwinshi, icyo nababwira, ariko ubwo burakari bwaba bwatewe n'iki se? Ese iyi baruwa cyangwa itangazo irasiga he umuziki nyarwanda, dore ko yasaga nk'utivugira gusa, ahubwo yavugiraga n'abandi bahanzi bahuriye ibibazo nk'ibyo nawe yahuye nabyo. Ibiro byose nibyo uraza gusanga muri ino video, kugira ngo itagucika rero ugomba kuyireba ndetse ukayirangiza udasimbutse na gato. Nta byo gutinda, rero tunatangira na video y'uyu munsi. Nk'uko rero mwabikurikiranye muri benshi, yaba abakunda ibirori cyangwa n'abanyarwanda muri rusange, ku wa gatandatu kuri tariki 6 Kanama 2022 muri iki gihugu yari yateganyijwe ikirori cy'imbaturamugabo, aho cyari cyitiriwe Rwanda Rebirth Celebration Concert. Icyo kirori rero byari biteganyijwe ko hazazamo abasitari benshi bakunzwe ndetse banazwi muri iki gihugu. Muri abo ngaho turasangamo umuhanzikazi Bwiza, hakaza umuraperi Bushari, tutanibagiwe Mari umaze imyaka myinshi nawe muri industry, hakahita haza n'abandi bagizweho muri iki gihe nabo abasore baririmba injyana R&B, aribo Chris Ize ndetse n'umuhanzi tunagarukaho uyu munsi ariwe Kenny Sol. Abo rero bose mvuze bari kuza basa nk'abungirije cyangwa bafite iminota mike muri icyo kirori, aho umukuru cyangwa wari uteganyijwe n'abatari bake, dore ko yari kuva muri Amerika. Uwo rero nta wundi ni Tiger B The Band. Babikurikiranye rero, iki kirori cyari giteganyijwe ndetse cyanabereye hariya muri BK Arena kabisa, aho abantu bari bakubise buzuye ndetse birumvikana baguze amatike biteguye gutaramirwa na buri muhanzi babonye yamamazwa cyangwa ari kuri poster z'icyo gitaramo. Kuba bashira kugera muri cya gitaramo cya Rwanda Rebirth Celebration Concert, iwavuga ko banyuzwe bihagije, dore ko mu bahanzi bari bafite gutaramira abanyarwanda hariya abaciyeho bose habuzemo Kenny Sol, kandi mu by'ukuri yari afite umufana cyangwa abafana be bagiye batandukanye bavuye impande n'impande baje kumushyigikira cyangwa kureba ibikorwa byiwe n'ibi byo akora muri video, ari nabyo yakora imbere yabo amaso ku yandi. Byarahaganiraho mu masaa 4, aho umuhanzikazi Bwiza yarakimara guperforminga ndetse no ku rubyiniro hamaje gucaho Bushari, abafana bagiye mu bicu bishimye cyane bavuga ati iki gitaramo nicyo cya mbere, basa nkaho bari kwinjoyinga cyangwa ibintu byose bimeze neza. Rero umuhanzi wasaga nk'ukurikira, dore ko abashyushye rugamba harimo Anita Pendo ndetse na MC Tino bari bategereje kuvuga umuhanzi ugiye gukurikiraho, bahise bavuga ko ari Kenny Sol ugiye gukurikiraho. Mu kumuvuga rero hahise haba nk'ikintu cy'umutuzo mwinshi, ndetse hasa nkaho kuri stage cyangwa ku rubyiniro nta muntu uri kuza, ariko abafana bo bari bishimye cyane, dore ko nta kabuza bari bazi ko Kenny Sol agiye kuza, bakishimana ndetse bakagirana ibihe byiza. Nyuma rero y'agahe katari kanini byahise bigaragara ko Kenny Sol wenda atiteguye cyangwa hakaba hari ikindi kibazo kibaye, kuko yasaga nkaho atari kugaragara ku rubyiniro. Aba MC rero bahise bagaruka n'ubundi basa nkaho bahinduye ibintu gato, nabo birabacanga kuko nibiyumvisha ukuntu umuntu atagaragaye kandi yari yanditse ko ari bugaragare. Abafana bo bagiye batandukanye bahise batangira kwerekana ko batishimye, aho babikoreshaga bavuga bu ndetse banerekana n'andi marenga ko batishimye. Ariko nk'aba MC cyangwa abashyushya rugamba babyigiye cyangwa bazi ibyo bakora, bashakije uburyo bibagiza abanyarwanda
Rwanda batangira gushiramo umuziki ibintu bisa n'ibigarutse uburyo, hanyuma bahamagara abandi bahanzi bagenda bakurikirana paka umuhanzi mukuru The Ben ageze ku rubyiniro. Rero birumvikana ko byari urujijo rukomeye cyane, abantu n'ubwo wenda bagize ibihe byiza ariko ibazaga ati Kenny Sol byagenze bite, Kenny Sol kuki ataje kugaragara wenda nyuma, kuko hari icyizere ko hari buze gucamo abandi bahanzi akaza kugaruka wenda cyagiye atari yiteguye. Ariko uko byagaragaye ikirori cyaje kurangira konseri atongeye kugaragara kugira ngo ataramire abakunzi biwe bagiye batandukanye ari baje. Icyari gitegerejwe rero ni ukumenya impamvu yabiteye. Ese Kenny Sol yaba ari utashatse kugaragara imbere y'abakunzi be? Ese management cyangwa bateguye ibirori nibo bari mu makosa? Ibyo byose rero buri munyarwanda ari kwibaza ukuntu byagenze. Kenny Sol nk'umuhanzi byabayeho yagize gutyo kugira ngo amare impaka cyangwa abantu babyibazaga ari benshi, ajya ku rubuga rwe rwa Instagram nk'uko natangiye mbibabwira, ashyiraho itangazo cyangwa inyandiko isobanura neza impamvu nyamukuru yatumye atagaragara ku rubyiniro kugira ngo ataramire abanyarwanda bagiye batandukanye bari hariya muri BK Arena. Iyo baruwa ndende rero yayanditse mu kirimi cy'icyongereza, ariko ndagerageza nyishire mu kinyarwanda kugira ngo buri wese amenye neza icyo Kenny Sol yashatse ko kigera kuri buri munyarwanda ukurikirana ndetse unakunda muzika nyarwanda. Rero Kenny Sol yatangiye agaragaza ko ababajwe ndetse natengushwe no kuba agiye kugaruka cyangwa kuvuga kuri aya manyanga, kugira ngo rasobanure neza impamvu yatumye atagaragara ku rubyiniro nijoro. Yabanje gusubiza abanyarwanda inyuma, abibutsa igitaramo cya Chop Life Kigali cyabaye kuri 25 Kamena uyu mwaka. Iki gitaramo rero n'ubundi Kenny Sol yari yaririmbyemo ndetse yishimirwa n'abantu benshi bavuga ko yaperforminze neza, ariko twatunguwe no kumva ko kiriya gitaramo Kenny Sol kugeza na n'ubu batari yishyurwa amafaranga yari yumvikanye n'abantu bagiteguye aribo Intore Entertainment, bakuriwe n'umugabo uzwi cyane muri iki gihugu ariwe Bruce Intore natangiye mbabwira. Mu magambo ye nk'uko Kenny Sol yabyiyandikiye mu itangazo amaze kugeza ku banyarwanda, yavuze ko haciyeho amezi 2 ariko amafaranga cyangwa ibyo ari bemeranywe muri kontra yabo ubu ngubu nta n'igiceri na kimwe yari yahabwa. Birumvikana nyuma y'aho ibyo bintu byamayeho mu kwa gatandatu, Kenny Sol na timu ye cyangwa ba manager ntabwo bari kongera gukora ikosa ryo kugaragara ku rubyiniro nta kiguzi cyangwa ibyo bumvikanye muri kontra bitamajije kumera neza. Ni nako neza rero byagenze nijoro. Kenny Sol na timu ye bageze ari muri BK Arena bafite gahunda n'ubundi yo gutaramira abanyarwanda nk'uko byari biteganyijwe. Ageze ariko haba ikibazo muri kontra cyangwa amasezerano bafitanye n'abateguye kiriya kirori, aho batari bari kumvikana neza wenda mu biciro cyangwa mu mafaranga birumvikana. Rero mbere y'uko Kenny Sol ageraho, manager we yasobanuriye timu yateguye iby'igitaramo ko Kenny Sol atari bukandagiye ku rubyiniro atahawe amafaranga runaka cyangwa ibyo bifuzaga ko biba bimeze neza. Byaje guteza ikibazo rero kinini, dore ko umwe muri timu y'abateguye ariwe David Bayingana, umunyamakuru uzwi ndetse umaze igihe mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, uwo ngubu akaba akuriye BNB FM. Uyu munyamakuru Kenny Sol yanamugarutseho cyane muri iri tangazo ryiwe, aho yavuze ko yagaragaje ubunyamwuga buke cyane, dore ko igihe Kenny Sol na manager we bari kumusaba ko barangiza ibya kontra cyangwa amasezerano yabo neza kugira ngo ajye ku rubyiniro, uyu nguyu David Bayingana yahise abasubiza mu burakari bwinshi ababwira ati baririmbe cyangwa babyihorere. Si ibyo gusa byababaje ndetse binatungura Kenny Sol, dore ko David Bayingana akimara kubona ko timu ya Kenny Sol yatsimbaraye kuba batari bugaragara imbere y'abanyarwanda ku rubyiniro batamajije kuzuzwa cyangwa guhabwa ibiri muri kontra cyangwa amasezerano yabo, uyu nguyu David Bayingana ngo yagize gutya ashaka guhereza telefone ye manager wa Kenny Sol akayifata nk'ari ingwate kugira ngo yebe nk'ikimenyetso ko wenda amasezerano cyangwa ibyo bumvikanye byose biraza kuzuzwa nyuma. Ariko Kenny Sol amaje guperforminga cyangwa amaje kugaragara imbere y'abanyarwanda ko nta kibazo cyabaye ndetse ibintu byose bimeze neza.
Kenny Sol yarangije itangazo ryiwe ashaka kwereka abanyarwanda ndetse na The Ben cyane cyane kugira ngo amwereke isura y'ibintu ukuntu byari bimeze, atari agasuzuguro cyangwa ari indi mpamvu yatumye atagaragara ku rubyiniro. Ngayo nguko rero ibya Kenny Sol, ndakeka mumenye impamvu nyamukuru yatumye atagaragara ku rubyiniro ku bageze muri kiriya kirori cyangwa concert yabereye muri BK Arena ya Rwanda Riba Celebration Concert. Mwibutsa rero ko wakora subscribe, mwibutsa rero ko nta hantu ugomba kujya udakoze subscribe ndetse ugakanda akazogera hariya hejuru, utanibagiye gutanga igitekerezo muri comment section aho ngaho hasi. Ese urabona muzika nyarwanda izatera imbere n'ibintu bigiye bitandukanye biba ku bahanzi bagaragara nk'abari kuzamuka cyangwa bafite umuvuduko uri hejuru. Ikindi rero nuko iyi video wayisharinga inshuti zawe zigiye zitandukanye kugira ngo nabo ntibagacikwe ikiganiro cyacu na kimwe. Amakuru agezweho ndetse ashyushye nakagaruka kuri Kigali Tube, ubwo tuze guhurira mu yindi video mu kanya. Ciao.